Zox TV Rwanda nk'uko musanzwe mubizi cyangwa se mubimenyereye. Ubu ngubu tukaba twagize kamwe mu kabari k'Igikondo tuza gusura, akaba ari akabari gashya kagomba gufungura ku munsi wo kwa gatanu. Tukaba twahabagiriye kugira ngo turebe amaserivisi bafite cyangwa se ibyo bakora. Iyi ni televiziyo yanyu, uyu ni Hacks, bimwe bisanzwe mu buzima, niba ubagerera ahantu hose kure, mukomeze mukurikirane, murebe ahantu hose tugiye kugera cyangwa se murebe uko byifashe mu gikari. Ntuze gucikwa, kora subscribe, share and comment, ubundi ukomeze ugendane n'ibyiza byose tukugezaho. Stay in touch, ngwino urebe ukuntu hameze nawe. Looking like a quarter. Look at me, caught it. Look at me, caught it. Look at me, yeah. Looking like a quarter lick. Run up on me, you get hit. And all my bitches with the shit. Bronx, New York, gangsta bitch. Back. Looking like a quarter lick. Nk'uko mubibona nkabageze kuri kontwari Nyamasanze, umukobwa mwiza. Muraho amakuru yanyu? Meze neza? Tukaba tuje tubasuye, batubwiye ko mufite serivisi nziza ko kituzanye. Tuje no kureba ngo mukora ngo nakabari kari VIP gafite inzoga z'amoko yose, hihagazeho muri make mu bintu byose. Niko bimeze cyangwa ni namakabya muri y'abantu? Oya, ntabwo ari amakabya nk'ubu, byibonera bakimurisha ibintu. Ndabona ntabwo biba byoroshye. Ubu muri amasaha tuje, umuntu afite inyota n'iki kintu mwamwakiriza nk'abantu musanga mukora? Ubundi hano biterwa n'ibyifuzo bya nicyo wumva ushaka, byose biba bihari ubundi. Byose birahari. Ubu ngubu umuntu yatse yabona? Ishobora kubona rwose yafata byose. Okay. Ni amakofi? Nta mukozi. Iyi ni televiziyo yanyu Zox TV Rwanda ikorera online. Nakubwiye ngo ibintu byose uraza kwemera. Twarabwiye ngo twabagereye za Rwamagana, tugera za Nyamata, tugera za Gisenyi, aha noneho twizeye naho bita Igikondo mu kabari gafite fresher, aho gushatse wakita mu kabari k'icyangwe kwa mama cyangwe na papa cyangwe. Niba ushaka kuza hano cyangwa se ushaka ahantu uri buryohereze, igira hano muri Biz Kitchen, urahasanga ibintu byose. Ndakubwiye ngo ngenda narahageze ndatungurwa. Reba Hennessy irateretse, reba G&B, reba Black Label, nta kintu nanzo gidahari. N'abantu babakunze bifurerega buriya ntabwo twabibagiwe. Reba hano zirahari, hari Petit Mitsingi, Petit Skol, hari za A14 ryose rirahari. Ikindi noneho cy'akarusho ni kimwe, ibiryo bihari ntabwo bibaho. Hari inyama bita igiti, hari ifiriti, hari umuceri. Ndakubwiye ngo bikano kose ushaka. None n'abamotari ntabwo twabibagiwe, twabazaniye bya bindi byose muzi murya. Hari udushyimbo, hari capati, hari amandazi, yewe n'ibyo byose, hari agatogo, hari ikidari, nta kintu cyose kidahari. Ahubwo ndakubwiye ngo iyo bashaka kuhagera uturutse mu mpande zose z'igihugu, uratega ukagera kuri Merezi ya mbere, neza n'iruhande rwa Merezi ya mbere, ujye utambika agahanda ko munsi ugatunguka kuri Sako, iruhande rwa Sako igipangu cy'icyatsi gihari gifite isuku, uzahita uhibwira. N'ikimenyimenyi cyaho ise nimureba kontwari nicaye ukuntu imeze. Kontwari ni VIP, ibintu byose ni uburyohe. Muraho bose? Naho neza? Amakuru yanyu? Meza ni meza. Iyi ni televiziyo yabasuye, ni Zox TV Rwanda. Murakoze. Niyo yabasuye, twifuje kuza kuganira nawe kugira ngo twumve ukuntu ibintu mukora bimeze. Batubwiye ngo hano hantu ni VIP, ni heza cyane. Mwatangira mutubwira nuko hameze. Nitwa Vedaste, nkaba ndi manager wa Biz Kitchen. Yego. Tukaba turi gutanga serivisi nziza hano. Hano mpamvu mubona ubusitani uko bumeze, nkaba nifuza ko wenda nagira n'akanya nkanabatembereza nkabereka bimwe na bimwe. Yego rwose. Ibintu bikorerwa hano muri Biz Kitchen. Yego. Tugatangira nkababwira cyangwa se tubahe karibu. Icy'ingenzi batunzwe karibu, tukicara then tukadusobanura nyuma twicaye twumva uko bimeze. Okay, ni karibu cyane. Yego. Murakoze. Mukomeze mudukurikire nuko ntaba hameze aho batujyanye. Karibu. Yego, murakoze. Dore nuko mubibona aba ninjiye mu gikoni cyabo, nkaba nsanze ari gutegura salade, ndetse mbona bari no kwarurira abakiriya ndabibona. Ariko mu kanya gatoya nka televiziyo yanyu
utagira ngo ni bya bindi byaje ubu ngubu by'ama editi, namwe ifunguro maze kubona ukuntu riba riteguye. Reka nkomeze kuganira n'umuyobozi akomeza dusobanura byinshi ku ifunguro ryabo, kuko nakomeje kumva ibihuha hanze ndi kwinjira ati ari ahantu bagira ibiryo biryoshye. Reka nawe numva icyo akomeza abivugaho. Manager akomeza utubwira ku bijyanye n'ibiryo byawe. Yego, nk'uko mubona umukwiziniye wacu ari gutegura aya funguro. Nk'uko mubibona aya ni amashyiga hano dutegurira ifunguro. Ubu aya masaha mugereye hano aya ni amasaha ya lunchtime. Yego, kuko dutanga plat du jour. yego, serivisi rapide cyane kugira ngo tubashe guha serivisi inoze abakiriya bacu batugana umunsi ku wundi. yego, hari imashini zitandukanye. yego, aya masafuriya mubona apfundikiye ubu aya masaha tugiye gutangira gutanga lunch. yego. Hama nabaza tukiri aho ngaho, urabona ni amasaha yo kurya. Ese ifunguro rimara igihe kingana gute umuntu ari gutegereje iyo yarikomanze? Uyu hano ntabwo bigoranye, hano dukora amasaha 24 kuri 24. Hano ukigera hano turakwarurira urodaringa n'iminota hagati y'iminota 2 n'3 ifunguro bari kugezeho. Okay. Hama n'umwihariko w'ibiryo cyangwa se w'ifunguro uri hano umuntu yavuga ati mu mibingi ukahita umuhitiramo ukavuga ati ewana ibi byo ni twibanire. Cyane cyane ikintu cya mbere dutanga aha ngaha dufite plat du jour. Nk'uko mubibona iyi niyo carte menu. Yego, ushobora kureba ibintu byose ubona aha ngaha. Iminota myinshi 5-10 komande bikugezeho orderings. yego. Ya nk'uko mubibona ndi mu gikoni cya hano. Iki gikoni kikaba ari igikoni kiri VIP kiri cyiza. Ni ubwa mbere atakwabeshya mbonye firigo nk'ingiyi, ni ubwa mbere mbonye amasahani afite isuku nk'ingiyi, babona ibikombe, babona utubati tw'ama etajeri yabo ukuntu ameze, ndetse ukabona ko ari igikoni gisobanutse kidateye ipfunwe ku bintu bivamo. Ntabwo ari handi tujya abantu bakahisha bakajya guhisha igikoni bakavuga ko gifunze atwaye imfunguzo adahari. Ariko ikintu naje kubona hano nabonye ufite ifiriti zisa neza. Ndababwiye ngo ifiriti nabonye hano namwe nimuzireba bizatuma muza kwirira. Ahubwo reka dukomeze dutembera, aha ni mu gikoni, twakomeza dutembera n'ahandi ko bafite n'ibyo kunywa tukareba ukuntu biba bimeze. Manager bakomeza dutembereza. Mwakoze. Yego, bereka aho dutegurira aho bafatira ifunguro. yego, ry'ibinyobwa. Buri kinyobwa cyose wagisanga hano. Noneho by'umwihariko dufite nk'uko mubonera mashini iriya muri coffee machine. yego, ikora buri kawa iyo ariyo yose mwakenera mwayisanga hano buri kawa. Busy kitchen. Yego, nk'uko mubibona rero ahantu mpagaze ni ahantu banywera. Hariho umuyobozi wa hano abanje kunyereka angejeje, ngiye ndi kubona amoko y'inzoga hariya, amoko nzi y'abantu batikoraho. Hano ni kuri barbecue cyangwa se grillade. Yego, aha niho uzasanga inyama bita igiti. Icyo giti kiba gifite umwihariko wacyo. Ibanga ni ukuhagera gusa. yego, ntabwo ari igiti gusa, dufite ibiribwa bitandukanye. yego, harimo inkoko, harimo ifi, harimo brushette ya poisson, harimo goat brushette, harimo beef brushette. Ugiye kureba ni byiza cyane. Akoze. nk'uko mubibona rero reka nambuke ngere mu gikoni mbagire hose mujye mubireba muri ukuntu haba hameze. Ubu ngubu kugeza mu nsanze harimo umugabo sinzi ibintu ari kuzinga. Reka nangire musoza nawe yawe yadusobanura ibintu ari kuzinga. Muraho amakuru yanyu? Makuru ni meza. Dusanze mu gikoni muri kuzinga ibintu basobanura abantu batabizi ibyo ari byo. Inyama ndi gutegura izingaro. Yego, n'izingaro imaze kwitegura gutya ndayiteka, mara gushya ereka igahora, nkayikatagura ngashyira ku mishito, nkayiriza abakiriya. zingaro hano ibigura angahe? Zingaro ni ibigura 1,200. 1,200. Murabyiyumvira rero ko ahantu turi hose ibintu byaho
nta mafaranga makeya bifite yo ni furi kabisa. ya urabona ko bifite n'ubuziranenge, bifite n'icyizere cyo kuribwa kuko isuku ihari namwe muri kwibonera n'inyuma. Aha ni mu gikoni, uragoye kubona igikoni gifite isuku nk'ingiyi gisa umweru kandi bacanaho hariho umuriro. Ubu bamaze kumpa menu iriho ibiryo bijyanye no kurya. Ikintu cya mbere mise nsomaho na ururimi n'ikidari. Manager, ururimi rwaha rumeze gute? Ikidari cyacyo kimeze gute? ururimi rw'aha ngaha ni special. Yego burya ngo ijoro ribora wariraye cyane. ni karibu rero, Karibu. usangira ibyiza bikorerwa hano muri Busy Kitchen. Yego. Mwakoze. mu gitondo haba hari agatogo, haba hari boilo. Mu bijyanye no kunywa haba hari icyayi, haba hari African tea, haba hari ginger tea, Indian tea, buri kera kitu kose haba hari ikawa, biterwa n'icyo ushaka. Okay, hanyuma ugeze mu masaha yo gufata amafunguro, haba hari amafunguro ameze neza n'icyo kunywa biterwa n'icyo ushaka, yaba igishyushye cyangwa igikonje, byose biba bihari. Inzoga hano zirahari, hari amarura, harimo bazoka, harimo black label, harimo na double black, ni nyinshi cyane kandi ku giciro. Ubundi bumufite n'inyenyeri zingahe? Bakubajije ngo tubahe inyenyeri wafatiye Mungu eshanu zishaka zimaze kuzura, zaba zuzuye. ya nk'uko mukomeza mubyumva rero naho tutabagerera, mukomeze mukore televiziyo yanyu murebe ibiganiro byabo uko bimeze, murebe n'ahantu hose tuba twagiye. Nakubwiye ngo wowe muntu kuri iki kiganiro utaraza ugera ahantu ukuntu urebe ukuntu bimeze. Njye nahigereye, nabonye inzoga zihari, nabonye abakobwa bahari. Ni rero duhereye kuri uyu nguyu, uyu nawe ukora hano kandi ikintu cya mbere uri umuntu mwiza atanga serivisi nziza. Siko bivuga? Yego. Basi utanga serivisi nziza. Cyane. Sure. Kabari ni gashya ariko kwa gatanu niko kagomba gufunguka. Aka kabari kakaba kitwa Busy Kitchen. Nkuko mukabona nta kabari kari smart, nta kabari kari VIP, buri muntu wese yisangamo. Icyo cyo naje kubasha kumenya, akaba ari akabari kagira ibintu byinshi biza cyangwa se byinshi biryoshye. Aba ari icyo kunywa cyose kirahari, icyayi, biyeri, fantaji, ntacyo wabura hano. Hari ibyo kurya ubwoko bwose, hari ibya mu gitondo, hari ibya saa sita, hari n'ibya nimugoroba. Muri make mu kanya ndakomeza mvugana cyangwa se ngerageza kuvugana n'umuntu umwe mu bakora hano akomeza dusobanurire. Icyo nabanje kubanza kumenya nigira mu gikari, naje gusanga ari ibintu bihendutse cyane. Buri muntu wese yisangamo bitewe no ku mufuka we umeze. Iyi ni televiziyo yanyu Zox TV Rwanda. Ntihagire ujya kure, akomeze akurikirane, akore share, like na comment and sharing. Ubundi mujye mureba ibyiza byose tukomeza kubagezaho nkuko twabiteguye cyangwa se twabibasezeranyije ko tuzabagezaho ibyiza gusa.